Muraho banyaguhorana amata meza, ntimukabure umutungo n'umuturanyi, n'ukuri ntimukabure ibyo mutanga n'ibyo muraza. Nijimbirije igo nyirinkota ndacyayifashe mu karumyo uri kubasuhuza. Wa mwana uramenye ntuzanywa itabi, ndakubujije mwuzukuru wa ndakubujije ntuzanywa itabi kandi ntuzanywe n'inzoga. Ibi bintu ni bibi, nanjye ubu nabaze icyabinkuraho. Ubu ngubu uhise uvuga ngo njyewe ko mbinywa, ndabinywa ariko ntibigeragezo mwuzukuru wanjye, uramenye ndakubujije. Urumva uramenye ntuzarinywe. Nuko twakomeje nk'ibisanzwe rero, nk'ibisanzwe nje kubabwira akumiro n'akumiro. Abagabo mwiyahura n'akumiro. Dore ejo bundi ahangaha nanone nagiye kumva numve ngo umugabo yiyahuye ngo kubera ko bamurongoreye umugore. Mwabagabo mwe kubera iki? Nimba umugabo wawe, nimba umugore wawe usanze aryamanye n'undi mugabo, ese umuti w'ikibazo ni ukwiyahura? Mbere na mbere banza uganirize umugore wawe, wumve n'iki gituma ajya kuguca inyuma. Icyo kibazo mugikemura. Niba kandi kuko kibananiye kugikemura, ntaho umuti w'ikibazo ari ukwiyahura. Dore ahubwo uko wabigenza ukareka kuzana akumiro. Wa mugabo we, nibyo usanze umugore wawe ari kuguca inyuma aryamanye n'undi mugabo, birababaza, biraryana, ndabyumva, ariko kwiyahura si byo bya mbere. Ahubwo fata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo, uhaguruka ugende. Umugore umubwire nawe agende, agende ajyane n'uwo nguwo bashobokanye, kuko ikibazo cyabananiye kugikemura. Wikwifata ngo wiyahure. Wowe iki gihugu bamwe barabeshya ngo ni gitoya, murabeshya. Uzi abagore beza bakirimo badafite abagabo, batuje, nawe wafashemo umwe ukamurongora, ukamugira umugore, kuko wa wundi mwananiranwe, ikibazo mwakizeho kirananirana. Wikwiyahura, ahubwo musezerere, murekane mu mahoro. Nurangiza wowe uzane undi mugore udafite umugabo kandi utuje. Barahari benshi muri iki gihugu beza. Nurangiza nawe umugire umugore, ariko ureke kwiyahura. Ubwo se nimba wiyahuye ngo wasanze umugore wawe aryamanye n'undi mugabo, utandukaniye hehe n'abarihima ba Mujinya wafashe inkoresho ye akayishyira ku giti agatema? Ubwo si uwo barihima ba Mujinya wayishyize ku giti agatema, ndavuga inyubahiro. Ubwo yahimye umugore we? Mbese yabujije abandi bagabo gukora ibyo bakoraga kuri uwo mugore we? Ubwo se wowe nawe wa mugabo we, nimba wiyahuye ngo ni uko wasanze umugore wawe asambana, kwiyahura kwawe birakuraho yuko akomeza uwo mwuga. Icya mbere, wiyambuye ubuzima, ni icyaha gikomeye ku Mana. Icya kabiri, abana wabyaye sha ubahinduye imfubyi, ya mitungo wavunikiye abandi bagabo bagiye kuyirya, wowe uri kuribwa n'imonyo. Ubwo si ubwo ni ubugabo, ubwo ni ububwa nabwo. Murumva, nta
ntabwo rero wakagombye kwiyahura kubera ko wasanze umugore wawe aryamanye n'undi mugabo, ahubwo icyo kibazo we n'umugore wawe nimukigeho, mugikemure, nikibananira mutandukane, uzane undi mugore udafite umugabo. Barahari benshi beza kandi batuje. Ugumane ubuzima bwawe, ugume wite ku bana bawe, urumva? Kandi Imana ntikubareho icyaha kubera ko wiyambuye ubuzima Imana yaguhaye. Reka gukora ku kumiro, kuko nugakora ubwo nububwa nabwo. Ngayo nguko rero, icyo cyari ikiganiro Akumiro hamwe na Jimbiri Jigo Nyirinkota. Ndacyayifashe mu karumyo ndetse n'umwuzukuru wanjye. Ndabakunda cyane, ariko kandi mbibutse, ndagukebuye, ntukabe nk'uyu mugabo wiyahura. Ikindi kandi ntukanywe itabi, ntukanywe itabi kuko itabi rirangiza, ndetse ntukanywe inzoga, nturebe njye ndi kubinywa, urumva? Byangiza imbata, ubu ndi kwicuza. Ndabakebuye, ibyo byose mbakebuyeho. Ntimukabikore, ntimukanywe itabi, ntimukanywe inzoga, ndetse ntimukiyahure kubera ko abagore banyu babaciye inyuma. Baye baye mwuzukuru wanjye, basezereho. Uti uranze kubasezeraho? Yanze kubasezeraho ubwo nahamukanya, kuko abizi yuko ejo tuzongera tukabaha kandi kumiro. Mu rukundo rwacu murasinzabaha sampo, bafana banjye nzarubaha uko rungana.